mwana wa kukurera ndabona binaniye ni papa wabiteye byose ariko nagukundaga namaje no gukura ariko ntabwo mwita mu ese wamukuriye inshuti yawe Yvette ko nifite umwana byagenze bite ahubwo nanjye ntabwo nibazaga icyo kintu mwibaza ahantu uriya mwana yagiye nkahayoberwa bite sha mama ari twamusizeho n'iyintuza se kandi ibyo ni iki kandi ubu wasanga ari bababyeyi bikigiye batakigira imitima umwana akaba yamujije kire mama do kirakize kose mwana ko ni kubona Eric yatinze bimeze bite wasanga agiye gutubira byaye n'inyezano b'iki gihe wumva ko bavuye muri Amerika kumva ko ari ibintu abo ngo yaje yiyemeye ariko reka tumutegereze ariko ndi kubona iminota tumaze iminota ibintu birarenze kabisa gusa Eric ko yatirabije ese ko ari nk'uriya mwana araje wow Alice bimeze bite mwana Eric bimeze bite pazo bite nese mwana amakuru yawe amakuru ni meza mwana nizere ko nabatindije uzi iminota twahagaze ahangaha reka da yekoyo mwana we twagutegereje dore amasaha abiri arashize ihangane mwana w'ukuntu narize mu ndi mutunzi tuza n'abandi nawe waje wiyemeye nk'umunyamerika mu mutima none se ubizi nyine nguko ahubwo ni nacyo kintu wumve ni nacyo kintu cyari kuduteranyije reka da naramubuze na nimero ntigicamo ndamuhamagara buri minsi ngicamo umwana uranye cyane se kandi nawe urabizi systeme nibyo twemo tuganiraho na Alice tumaze igihe kinini twibaza Alice nkamubwira ati tuzaze nyine tuzaguhamagara sigamo ubona ari sireyi noneho ibintu byarahindutse umwana ntabwo tuzi ahantu ntabwo tuzi umwana arabuze tugiye gukubana nawe utaramutwaye yarabyaye nase ntabwo uzi ko wamutenda nyine nasize mutenda ariko nyine ntabwo naribizi nyine neza ariko mpamakuru amakuru wijijije yarabyaye ntabwo tuzamaze kuba umusore igihe yabyariye none se ni ukuvuga ntabwo uzanasigara uko byagenda kose tuzakwereka ahantu nyine nawe ugende wirebere bako murahazi turahazi ariko mbere mwamubonaga mufite harimo amayobera wowe nyine nakubwiza azamukitiye ujye kureba ibyo mbwiye kuko ni ukuri ni ukuri nararwaye twabyirukanye arwaye niyo mpamvu ubona yatinze kubaka kanseri mwana we ndababaye ariko kumujyana kwa muganga tuzi ngo azakira ariko biranga na n'ubu ariko umwe yafashe umwanzuro agiye kuzana umugore mbabajwe n'ubuzima bwa Ben nubwo azagira ukuntu ruzaba rumeze gusa Imana izayimufashamo kandi natwe tuzamuma hafi nk'umuryango birababaje tuzamuma kure kubyumva koko njye ndumva bibabaje cyane none se ko bibabaje twakora iki umugore azazana ukuntu azabyakira ntabwo azabimubwira cyangwa azabimuhisha sindaganira na Ben neza ariko bizaba byiza bimubwiye papa fiyo njye ndababaye ntushobora kubyumva ndumva biremereye tuzamugiriye inama rero wamugiriye inama nk'umuntu mwabyirukanye umuntu akundana bigeze hariya urumva uzamugiriye inama koko uzi buriya ntabwo ari ibintu byoroshye nubwo ubona twabyirukanye ntabwo ari ibintu najya kumubwira kano kanya kandi we hari ibyo ashaka gukora gusa uzamugira inama arashaka kubaka maze njyewe mumuhagarike ngo byihorere oya gusa uzamugira inama nkuko turi mu kuvuga ngo tumugire inama nyinshi nibyo birakwiye ariko buriya adakurikije inama za muganga byaba ikibazo ngomba kubimushishikariza nibyo agomba gukurikiza amabwiriza ya muganga akanywa imiti neza nk'uko babimutegetse sheri atinze kumuhamagarara kandi amasaha akaba yagiye ni kubera iki utamuhamagaye wazi impamvu ataraza kuntwara Yvette we kuza nk'iyagatero urajya he agatero ndashaka umwana wanjye ese ndi kwanjye mu rugo rwanjye ndiwandanje nose wari uzi ko nazakubona ariko abahungu murara wari uzi ko nazakubona ubwo nasuri ari se ubundi ari itonde kwinjira mu rugo
aha ni mu rugo rwanjye ntabwo ari urwawe. Jewe icyo ntabwo ariwe nje kureba umwana wanjye. Umwana wanjye kandi ntabwo ndi kuburana nawe. Oya winjira mu rugo. None aka ni agashya. Umwana? Ntabwo ndi kuganira nawe. Ni umwana wanjye cyane. Bambwiye ko ari hano ari. Ni nawe umuco. Ubu mwawe. Ubu. Ntabwo Ako se Eric. Urugo ni urwanjye. Ni urwawe nyine. Ariko ndashaka neza ntusuzugure. Ari nyine nicyo ndi kukubaza. Umwana uramuzi? Ndamuzi. Umwana wanjye. Waramubonye se ahubwo? Ubungu bw'iki gihe mutera madamu kagenda ko wanzaza kuri umwana ko. Uko nani se nimugira? Iki cyako n'umwana wanjye. Umva mujye mu. Kandi ndava mujyanye. Ibyo uri kwigira ndava mujyanye. Mujyanye. Niba aramubyaye umujyanye. Aramubyaye. Okay, kana mubwiza kuri sasa kugira ngo unaza. Ariko mwigize. Ntuzongeye no kuruka mu rugo rwanjye. Wanteye inda uheruka untera inda siko? Uranabyara waranabyara. Urabizi neza ko urabyaye? Nta mwana mfite rero. Ngo nta mwana wanjye ufite? Ntawe. Ibyo bisubiza bikuye. Okay, uheruka utera inda uragenda sinakubona ko. Nanjye rero kurera njye nyine byarananiye. Nanaguhamagaraga ntunyitabe. Byarakunaniye hanyuma umwana wanjye umushyira. Ntabwo nzahara urungu. Ntabwo nzahara. Waramwibye niba arakoze iki simbizi ko byagenze. Umwana atarabura n'urushinge utamu byatsi ukaruha. Aho ndi umwana utananze umwana utazi uramubaza kuziye impamvu. Ariko se abundi ayo magambo yose umugabo ajya kunagusanga baza witonde. Kadogo ntugire hano Sebukano ibyo muri kwigira ntabwo umuyungu yinjiye muri urugo ashaka iki sohora we ndashaka umwana ngiye ngo sohora nshaka muri urugo rwawe sohoka sha wasohora witonde wewe mbaca bamubwire ndashaka umwana wanjye genda ntuzanagaruke hano nzagira uri kwegera nawe akagenda kasi yaza yinjira mabuja wavuye ukazinanira yitwe serete ubundi kuki udakize wowe ntugaruka nzakwereka kuki wowe utakize gate mabuja ubundi sinzi ukuntu yinjiye ariko mwihorere nagaruka nzamwereka buriya yimera stress gusa nkuriya aje ate mu rugo rwanjye ndi uhamurangiye ubundi kuva Fiona ndabashimiye cyane ubundi wamburiye kudasoza nawe gira ko agaciro kubasura ni ukwenda akanya kaba karabuze ariko n'uko twakabonye kandi akeka byagenze neza ko twakora ubukwe ubyumva nk'umuntu ufite inshingano zemereye kurusha ibyawe ariko nanjye ngomba kwibona nkabona ibyo mvuze wahora guseka none urabona Imana yarashumbushe ni ukuri n'iby'agaciro ariko Fiona ari kuri muri cyane inkumi cyane ubu ngubu umuhungu wacu yashyingirwa na Fiona bigakunda k'abakobwa bakuru bambizi ntabwo ndakora cyane nakora cyane nanjye abahungu twavukire rimwe tugiye mbaruta kure ntabwo barazana abagore ntabwo ndakora ngiye kwibaruka abahungu twavukiye rimwe nta n'umwe atekereza gushaka umugore ibigano byuganira n'umwana ko ibyo barajya biganira kwawe baba bagomba gukora mu mutwe imbere y'abashyitsi ntacyo bitwaye ni uko twiberaho ese shiri umwana ko ataje gusuzuma ntiyagiye urabona se tumaze kuvugana nambwiye ko ari kuza nagiye no kuhagera riri okay ari ngo shaka ibi ni brown se ni brown kuko wakuze k'agahungu karakuze ariko nakaze urabashaka kabi gasiga gasumba neza se urabashaka iminsi myinshi kera bajyaga wowe imfura ingana na se ariko nabona imfura isigaye irutase cyane rwose yarakuze yabaye umugabo ko angana na Fiona neza ko bro wongeye kujya uzerera bya bindi shana kubuza yambe ikintu ugireka bya bintu ushobora kuzabivunikiramo mazemo igihe pay attention for that umuhungu wanyu yarakuze mwana yanjye siko utamenya ko ari we arakuruta reka da amaze kuba umusore cyane mu myaka 2 nari mweruka rwose nana ewa siko duhuriye mu nzira ntamumenya nawe mwanikabije kutubanga si ukubanga musore bya bintu nyine ubona byo wagiye gushakisha ariko narwanga urimo neza wa cyane ibintu n'ibyo birara ibintu by'amayekuteri mu ijosi abona ari wanjye cyane ukuntu kiba kigira ese buravuye Brownie we ntabwo wakigira ubundi umwana yakura ibi biraba
Bana kamaze kumusoro ushimishije. Brown! Bravo mama. Brown! Ese igihe nagwamagaye ntabwo mbaga hari. Andi kuganira. Abashyitsi niwe basuye se? Nakubwiye guki? Araza nta n'isoni araza arasuhuza urumva igika ntabwo uri muri salo niba zanjye uzambuza gusa nta n'isoni n'ukuntu imyenda yawe isa nabi nta soni ugira ngiye kubona muri salo wowe hari abashyitsi uzambona wanyumvise neza cyangwa mvuga muri uku gutwi bigahinduka hano ujye unyumvisha amatwi yawe abiri yose wanyumvise neza nizere ko utazongera sawa naho ubundi twari dukumburanye kabisa iminsi yari ibaye myinshi ntabwo nabarenganya cyane akazi k'iyi minsi nako kabaye rare n'umuntu gafite icyiza ariko nuko turi kumwe ku mutima nibyo bya mbere ko turi kumwe ku mutima ariko Fiona ukiri mutanyanyaruka wunika isura hari byiza uganire na mwene wanyu yego nzagenza kwasa binyaruka uganire na mwene wanyu dore nawe imyaka yanyu nimwe muzaduha icyo kumwe ejo bundi so rero ndabona akazuba karimo karengarenga turashaka kugera mu rugo natwe kugira ngo turebe uko bimeze tuzasubira ni ukuri turabashimira ko twasize mu rugo rwonyine tugomba gutaha kare tugomba gutaha kare tugomba gutaha kare burije bo Sheri Nenda abashyitsi ngo barenda kugenda shanga no tubarenze irembo ko bihuse kugenda kirundi baravuga ngo no kubarenza imitwe y'inzuzi ko bihuse se turabasuye ahubwo ni wowe utahiwe umwana asigaye he natwe tuzaza no kugira vuba mukagira namwe muzatwishyure ngo tuzakubakiriye mu rugo se twanyambari ngo ndambari ariko tugeza kureba mbona no kubarenza imitwe y'inzuzi gusa nta Mweze ariko nawe rero turi aya nashaka izihe urasareka nyine muracyari kwa bose nameke nameka mada muri ndunguha uziko bwije wa so byarenze rwose twatinze wa mugani ntabwo wambaye inkweto ese Brown naza gusezera shawa waje ugasezera abandi bana ndashaka ko mbona wijimye amaso bigeze ase ntacyo wasanga avuye kurya wahaze brand iyo umuntu arya arababara wasanga haze cyane sezera turagiye shima baye rero uzajya uza kudusura dore papa wawe twarabanye rwose yari umwana mwiza kandi uzamukurikize rwose wayikisha se nta kintu yabaye umwana ke mwakoze kudusura nanjye ntabwo ndenga ahangaze nambaye ibirenge sawa urugendo rwiza uzadusure uzasura sheri we bageze kure nta kibazo sawa ngaho kuganira n'umwana ndaje Brown hagarara gato Unachaka? ndagushaka ariko mana yanjye igihe namutumiye kuvoma niko kibayo Hari abantu benshi abantu benshi buri munsi ndakubwira ngo ujye nkura ko bwana bwanjye simbikubwira kuko hari abantu benshi ariko imyaka ugezemo ntabwo ari iyo gukina n'abana uranyumva neza niba nkutumye kuvoma umva ko nkeneye amazi vuba byihuta ubu niri hano ngo ntegereje kuva kuvoma wabonaga ntabwo ndafite ariko n'undi hari harimo amazi aya amazi ari hehe hari yaramwibonera genda nipasi hariya basi ubusa n'amazi uzanye aya n'amazi uzanye amazi ahise nkamiraho umwanga arenze igishaka se kirakama sha wowe uretse nako urandeba iki ntukandebe nta n'isoni wanyumvise neza
uranyumva n'aya matwi abiri iyi jerekani mu minota 2 nibone yuzuye wanyumvise ihute soni Ntuki ikibazo na depoje zose zirahari. Sawa. Ukadusha uri mu biki? bari mu turimo two mu rugo nyine. Uri mu turimo. Ko mbona sura urugo rw'abandi abandi bari he? Brown ari? Brown yagiye kuvoma boss. Ngo? Brown yagiye kuvoma. Brown yagiye kuvoma? Yego. Uri hano wowe? Brown yagiye kuvoma uri hano? Ni mabuja ariko yavuga ngiye kabisa. Uribuka neza kuri umumukozi Brown akaba ari umwana wanjye? Ndabizi. Ubu se n'icyo wakoraga hano utari Brown atari kugira? Ndimo ntorosha hano noza ibyombo mu gikoni. Ibintu byose bindi ku buryo batuma Brown kujya kuzana amazi wowe uri aha ngaha mu rugo. Gusa amafaranga wa nayiki? Ibintu ariko nta reka kamse. Ari mu nzu. Mabuja ari mu nzu boss. Sheri? Wisheri Uri muri cyaho hirya? Ndi mu masuku urashaka? Bikomeye wowe ntabwo byumvikana. Siko warakaye babaye. Wimbaza ngo nabaye iki? Kuki ufata umwana ukamuhereza kuvoma kandi umukozi ari hano? Cyo kibazo. Suhuza wundi umbaza. Wiri utise. Naho ngaho nawe sobanura. Kuki ufata umwana ukamuhereza kuvoma umukozi ari hano? Ariko ngira ikibazo buriye. Umwana kumuhereza kuvoma si ikibazo. Kuki umva ko byabaye ikibazo Sheri? Brown ntabwo ari umwana wo kuvoma please. Ese Sheri Brown ni umwana wanjye. Brown ntabwo ari umukozi. Okay Sheri nanjye reka musobanurire. Brown nanjye ni umwana wanjye sibyo? Mufata neza nubwo wowe uvuga ngo si umwana wanjye ko ni umwana wanjye sibyo? Namutumye kuvoma nk'abandi bana kure neza akurana uburere. Guhora yicaye hano sibyo byatuma ari atagiye ku ishuri. Niba ibyo ari byo kuko ariko bimeze. Ari ukugira ngo umurere ari umwana ukora. Yes ni. Ibyo ndabyemera. Ariko none ntabwo Brown ari umwana wo gufata injerekani ku mutwe vraiment. Araza n'amaye ashoboye Sheri ntabwo ari ngombwa kuyuzuza. Sawa ntacyo bitwaye. Okay. Kandi wongeye kundakarira. Ntacyo. Ariko ndakwingiza nawe ntuzabyongera. Wenda jya umushakira utundi turimo akora ariko bintu ijerekani oya. Okay Sheri nako. Pas possible hano wandi kuri Brown rwose. Okay. Hey bro. Yewe. Viti. Niko. Amakuru. Shani meza. Ego manu mvaduwe nenje kukureba umeze uko. Ewana ni neza nari. Ndabona warabyibushye amakuru meza. Ntabyibuha. Ega leta nozi ko yatanze igikoma. No mugo se urakibahaye. Fo. Mama se meza. Shani neza. Ubu narinje mu rugo rero. Waje kutureba? Naje kureba ariko icyari kinzanye cy'ingenzi ni wowe. Ahubwo se mu rugo bimeze bite kutambwiye? Umva mbaye cyane umwana ngeze hano ku mutwe. Ise ni warata nta bindi. Nubu mvuye mu rugo batabizi ndinyabya ngo byo nkurebe ungire inama icyo twakora. Ikibazo nyamara kirakomeye. Birakomeye. Nese wowe urabivuga ku munwa ukajya ngo biroroshye ibibazo ngiye mbana nabo. Nese kutanamamagara ngo umbwire. Ushaka niga nuko twakicyo. Naramamagaye. Telefone ntagire. Niyo mpamvu narinje no mu rugo kureba. Ngiye nshaka ko mu minsi mike uriya mwana ntongera kumubona. Ngiye turabigenza gute? Wowe ngereka nkubwire. Ukwirwa wigora. Ubundi karakana hasi tukakikiza. Ngira twabigenza gute? Ndarambiwe. Pe. Uzi? Reka nkwereke. Twe kwirwa twigora tujya mu bintu byinshi urumva? Karakana we gashakira ikintu. Ushobora kugakura mu nzira. Urumva? Ushobora ukamwe mu rugero. Ushobora gufata nk'akantu ukamukurugera mu cyayi. Sibyo? Ako kantu ko nshaka. Kashakira ahubwo. Ngiye rero reka nkwereke. Ngiye gukinira game kandi zihita zirya. Si wumva sako kantu. Ndanyuza mu zihe nzira kugira mbwira Brown ukuri kose koko. Ariko igihe kimaze kuba kirekire kandi umwana amaze gukura. Shobora kuzagora kandi n'uburwayi bwanjye ngenda no buri munsi. Shobora kuntungura. Gasiga umwana wanjye atamenye ukuri. Kaza muhamagare. Ni impano nyina yamusiganye.
sinzi uburyo ari bubyakire. Brown uri mu biki mwana wanjye? Enda hano uri mu biki sha? Seri hano papa. Ufite stress? Sha icara tuganire. Brown bize bite sha? Sineza. Kumbona wambaye se nk'ufite ahantu wari usohokeye ugiye. Happy narindi muri etude aramo. Uzi ko muri weekend nta mwana aba agomba kujya usibye kuganira n'ababyeyi. Kampe nayo mfite ikizamini. Ntabwo mwere ko nakora etude cyane. Byiza. Kandi mwana wanjye ujye ukomeza kuba umuhanga. Sibyo? Komeza wige neza. Tari igihugu kiragukeneye. Ndetse natwe turagukeneye nk'umuhanga. Sibyo? Kwiga ushyizeho umwete kugira ngo uzagire icyo umarira igihugu ndetse n'umuryango. Sibyo mwana wanjye? Brown rero ndaguhamagaye. Ni hano kugira ngo tuganire. Mu Kinyarwanda abakera bacu umugani baravuga mutaganiriye na se ntabwo ajya amenya icyo sekuru yasize avuze. Ibintu urabizi? Mwishuri ntabwo mujya mwiga ibiganda bifasha. Turayiga. Muragenda mukerera mu Byongereza, mu Bifaransa, ngaho za bonjour, ngaho za ki. Kuziga umuco w'iwanyu. Nibyo bigezweho ariko ntabwo byakabatesheje umuco w'iwanyu. So ibyo rero ntabwo ari byo tugambiriye cyane, ngiye cyo nkambiriye ni ukugira ngo tuganire nawe. Sibyo? Ariko ibintu ngiye kubwira Brown mwana wanjye ni inkuru naguhisha igihe kirekire. Sibyo? Inkuru ngiye kubikubwira ubu ngubu kubera ko nzi ko umaze kuba umugabo. Sibyo? Wihangane ukomere kandi umuntu w'umugabo. Reka tube twicare hano. Shangiye no ntabwo nteye ubwoba. Oya wigira ubwoba. Igihe kibaye kirekire. Ariko iki nicyo gihe kugira ngo umenye ukuri. Iki nicyo gihe kugira ngo umenye ukuri. Brown rero kubibona gutya mu by'ukuri ntabwo uri umwana wanjye by'ukuri. Uvuze ngiki? Brown mwana wanjye tuza. Uze kuki wabimisha igihe kingana uje papa? Iki nicyo gihe nanze kubikubwira kera ko ukiri umwana. Ariko iki nicyo gihe kubera ko nanjye umuntu umaze gukura Brown. Nishije kugira ngo nawe umenye ukuri. Mu by'ukuri Brown umva sha Brown sha tega amatwi mumbwira mwana wanjye. Urabizi ko mkunda nk'umwana wanjye nibyariye kandi koko mu by'ukuri nubwo utari umwana wanjye mu maraso ariko mu buryo bwose uri umwana wanjye Brown urabizi. Niyo mpamvu Brown sha Brown nyumva sha wintera gahinda mwana wanjye wintera gahinda nanjye. Reka nkubwire ibyo byagenze. Hari ku munsi umwe nari mvuye ku ifamu yanjye piriye naratambukaga Simana kumwe na nyina. Bite sha mama ari kwamusizeho n'iyintuza se kandi ibyo ni iki kandi ubu wasanga ari babyeyi biciye batasigira imitima umwana akaba yamujugunya. Ndebe hano hose nimbura uyu mwana nimbura nyina ndamutwara da. Ningira amahirwe wasanga Imana inyihereye umwana. Yewe nta muntu uraho hafi. Yemwe abaho hirya nta muntu uhari. Wa mwana we rero ngiye kugutwara ngiye kujyana mu rugo. Ubundi nta mwana nagiraga ngiye kukurera nk'umwana wanjye. Mama wawe niba yakujugunye niba atakujugunye ariko ikigaragara ko icyo yakujugunye. Ngiye kukujyana mu rugo nzakurera neza sibyo? Ntugire ikibazo nzanaguha izina nzagushakira izina ryiza. Sibyo mwana wanjye? Kumiro karabura nuko. Ndamujyanye nimbo n'amatanga. Nuko byagenze. Pasi so umunsi. Mama wawe wagutaye nta kimenyetso yigeze asiga cyadufasha kumenya neza mama we nyakuri. Icyakora Brown hari akantu hano yasize natoraguye aho nagusanze ukiri uruhinja. Iki nicyo gihe kigeze kugira ngo nawe nkaguhe. Sibyo? Iki ni ikimenyetso ushobora kuzabuzana mama we niba akiriho. Ashobora kuba yaragutaye kubera izindi mpamvu zindi tutamenya.
sibyo agahuta atakwanze nugira igihe cyo guhura na mama wawe mwana wanjye uzamubabarire sibyo aka ni akantu rero yabusiganye ukabike neza sibyo ntuzagate ndi kukubwira ndi kubikubwira kubera ko nanjye ubuzima bwanjye budahagaze neza buriya mbana na kanseri sinzi niba ibyo bintu wari ubizi ndabikubwiye kugira ngo umenye neza uko mpagaze ushobora kugusiga nkagenda ariko umwana wanjye uzakomera kandi uzakabike neza urabizi imitungo mfite urayizi yose ni yawe ari inzu amasambu ifamu byose ni ibyawe sibyo uzabicunge neza mwana wanjye ntazagire ikintu cyangirika sibyo na mama wanjye uriya mubana nawe afite imitungo yiwe ariko kubera ko ari we mwana wanjye niwe ugomba kugira uruhare runini mu mitungo yanjye sibyo nshimye ko imitungo yose yimuye ahora mugore wawe ntabwo azayibona nabi ntabwo azayibona nabi nawe afite uruhare rwe namugeneye sibyo afite uruhare rwe namugeneye imitungo ntiyirirwe igutesha umutwe iguhangayikishe wowe ufite ibyo nk'umwana wanjye nawe afite ibyo nk'umugore wanjye ntabwo azayifata nabi waye imitungo humura mwana wanjye mfite uburyo nabyorganije Yiriwe. Yiriwe. Kubonera bana meze neza habaye. Ahubwo se bisi ujya gukakira kare. Mwarimu siko nagiye. Siko numvise ukubita urugi Brown mwana wawe. Asa ibyo mutungo muri kuvuga n'ibiki? Naganiraga na Brown. Nimo kumubwira ko ntameze neza. Nibyo usanze twavuganaga iby'imitungo nabyo hari uburyo twaganiraga nyine nk'umwana wanjye ariko ntabwo bigoye nta birenze mukabiganira ariko mubona muhari ntabwo ari uko warugiye Brown ngaho usubira mu kazi wahora n'iki noneho none suzi rya joro noneho wa munsi nyine wa mutipe hano hepfo ahura na kaka bebe ngera nsitse uriya ka Kristi tipe nagazi gute ntabwo byaranshaka bashana ngo ndagute mfite ibibazo asabiye se ko mama ufite fureshi shasi fureshi zikeshwa na papa yahari nyine akatiriwe mu rugo nyine ubwo nurumva ni ibiti uramunerisha kujya wihangana nyine kandi ataraza mu buzima bwacu kandi tumeze neza buriya kubaho no kwihangana kandi buriya kugira ngo uzabe umugabo ni ukwihanganira ibintu byinshi ukajya wishinga abantu b'iki gihe wenda ngo wigaragambye gukura umusore ujya ubyihanganira nk'umuntu w'umugabo kandi igihe kizagera bizagenda neza shaka byumva ariko nyine biba bigoye mwana biba bigoye guhura n'umuntu nk'uriya sone igihe ngeze muri anakomuzi urumva kuze nyine ugomba kujya wihanganira ibintu byose ukagutuka ukamwiyorera kuko uzi ko ntabwo biba ari byiza kwigaragambya Bika tutaba bite. Ada? Mbere. Icyo ugomba kumenya nakubwiye. Ugomba kumenya ko ndi umugore w'umugabo apana kuzumbwira ibyo wishakiye. Kandi niba ari umwana ushaka, umenye ngo umwana wawe yarapfuye. Hari ikindi? Umwana yarapfuye ntuzongeye kuzumbaza umwana n'ibiki ntabwo nkigukeneye mu buzima bwanjye. Umenye ko ubuzima bwanjye bwahindutse. Ubu ndi umugore wubatse w'umugabo uranyumva neza sawa nizere ko byumvise no kubwira ikindi hari umunsi nyine bize kumbwira ngo njye kuvoma kandi nsibe ko nta n'amazi yari ahari cyangwa arahari ntabwo yari yagiye amabuni yuzuye nyine birabyo byose byari byuzuye kandi arambwira ngo njye kuvoma nyine ngo amazi ngashaka gukaraba akagenda nkamwumvira ndagenda noneho mvuyeyo nsanga nyine haraye hari abantu benshi twakubyigana cyane batuma mbona igice nyine ndagenda nyine ndamushyira kuko ashaka koga ndangije agezeyo izina yankoreye yahise yafata yose ayamenaho yose umusore nkawe gusa nyine biba ari hatari umuntu nkawe bakumennyeho amazi nk'uko ariko ujye wihangana amazi urabona uwo musore umukubise ingumi yapfa ugasanga papa wawe yagize ngo wowe ufite amakosa ntiyangana na mama wawe nawe ugomba kujya wihangana ukamenya ko utarerwa na mama wawe niko kurerwa na mukaso bimeze nawe undi nyine ntabwo aba ari mama wawe wowe ujye wihangana umubere nk'umuntu warezwe ufite papa wagukuye
bizakura bizagenda neza kandi so namenye ibyo byose ko bimeze gutyo bizi neza ko hari ukuntu azabigenza ujye wihangana ntuzabime nk'abana b'iki ibyo mana ntabwo uzi ko mbona ka gatipe gatinze ntabwo se uzi ibindi wakiza nyine keragere gutya anganiriza ibintu byinshi arangiye nyine akaba mpugura nk'umwana nyine rero ari umwe kumva arangiye arambwira ati muri iriya famu iranyubaka urumva n'indi mitungo agenda ifite hirya no hino uriya umumetara ngafite amasambu ahingamo intoki nyine gutya yabyumva ko ari umukire agire gutya ambwira ati byose byawe umwana mwiza kabisa aho ngaho wakize ntabyumvise wakize ariko se shawe nubwo bimeze gutyo ujye wihangana nibyo nakubwiye ko igihe nikigera wowe uzagafata nyine ndabyumva mama ikigera uzagafata wowe wagafatana gute se n'uramumere mama uzamumere ni ukumwihanganira kandi igihe kizagera uzagafata kandi uzambwira nturiji yanjye nubwo wenda nta mama ngira ariko rimwe na rimwe nigenda nifuza kutamugira ameze nk'uriya byarutwa nkiberaho nk'uko nari mbayeho atiyorera mama waba ari mama wabo ndabyumva ariko si uramujika atinze mwana buriya we mwibore tujye tunigana hasi turaderuka ahubwo reka mubwire reka ahubwo ndeke kukwishima nawe uramumere utaza no kuzana ibindi bindi adajaza nkabuze n'ibindi ashaka no kukuyongoza byaba nabi si ujye kureba pazo yewe ugiye kureba filime Liverpool cyane Arsenal urumva ntabwo nagatuye match ko turasubira ntari bikapo ejo nzaza kukureba iyi niyo saha yo kwikiza Brown kambikoje byose kambishyiremo agenda apfe burundu ariko sinzongera no kumubona kuri iyi si tumwice neza ubundi Brownie karame mama ngwino mubwire mwana wa nta kintu nakoze oya ngwino nta kibazo mwana wa ngwino wicare impande ya mama wawe ariko kubu niya ndi mama wawe uriko mwana nta kintu nyine nganyegera nta kintu nakoze ndabizi cara kumfitiye ubwoba n'ubu nka papa wahari koko wakabona kuvuga ngo ukabona ko ndi igisimba mu bana wari umeze ute nari meze neza ubona ndi igisimba ko wagitajanze umwanyuza narize mugiye kubona mukubita oya ntabwo nzongera nganyegera wicare hano impande yanjye neza nkubita oya ntabwo nkubita rwose ntabwo nzongera sobona ko nateguye n'ikihe tugiye gusangira se ubu ngubu nisanzuraho rwose mbe nta kibazo nanjye nawe mubyeyi mwiza sinzongera gukubita pe ntabwo nzongera bisubiye yes wisubiye wise ubyemera se mwana wawe okay ni byiza cyane none se papa wawe yagiye timerutse ngagiye handi ku ifamu se agiye ku ifamu okay nabyutse ninze yabyutse imbere yanjye agenda atambwiye ariko mba mbona muganira aya ese ariko sibyo cyagihe mbasanga hano bari papa mwaganira gitse cyagihe se gihe takubwira ngo genda tukinjira mu nzu ntabwo bimbwiye mwaganariza yambwiye ngo ararwaye kanseri ntabwo mbeshye aya niko yambwiye oya urambeshye cyagihe nza nkasanga muri kuvuga ngo iby'imitungo n'ibiki nyine yambwiraga niko nyine ari icyambwiye yambwiye ni iki cyakubwiye se isanzure umbwire uretse kunywa abanza wisanzure umbwire iki cyayi turagisangiranye nawe sibyo nyine yarambwiye ngo iyi mitungo yose ubona aha ngaha ko azayima azayiguhaye ariko ntabwo yiguhaye oya kandi yaranyandikiye urupapuro nyine rwa rundi bemeza ko basinyiraho nyine imitungo yose yarayinsigiye mbona ya famu byose byabaye ibyanjye byabaye ibyo aravuga ukuri byabaye ibyanjye ibyo papa wese biri mu cyumba cyawe aya abijyana muri
yashakoshi ijyana mu kazi. ikindi yakubwiye se n'iki Ikindi yambwiye se nyine icyo ngicyo gusa. nibyo gusa nta bindi yakubwiye kuva Nta kindi. ntabwo uri kumbeshya njye nyisanzuraho sinakubwiye ko ntazongera gukubita Ibyo ngibyo gusa yambwiye. okay ngaha twisangire iki cyayi ni icyawe gusa kiraryoshye sha wumva aya majyanye Wagikoreye njyewe se? wowe nagikore wenyine rega nahindutse nawe mubyeyi mwiza iyo uzongera no kukubita ntabwo bizongera Urakoze. Gusa nanjye nabyishimiye. yego kandi uryoherwe ese kutanywa kutanywa Turi kuganira zikareba. uri kumva se kibishye Niho ya? Kararyoshye. okay ngakomeza uryoherwe rero ongera umwe Nongere nkaho. rero ubu ngubu njye natwa icyo uzabishaka cyose icyo ukimbwira nta kibazo rwose mfite urumva ubu ngubu twabaye mama n'umwana sizongera kuza ngo ndi mama we cyangwa cyangwa sinzongera kukubwira nabi ubu birarangiye Rero mubwire mukenera nibagiwe. Ko cyagihe ko kirababaje nyine. Nyine nishimira ko yamaye imitungo. Ariko burya ntabwo ari ko. Twashize imyaka myinshi ngo yarantoraguye ngo ahantu nyine ngo yaravuye mu ifamu. mvugisha ukuri Noneho nyine ngo yumva akana ngo karekurira karangije ngaraza ngarantoragura karaza arandera. ntabwo ari papa wawe Ntabwo ari ntabwo papa. ndi kubyumva neza Cyakoze ngo nyine ikintu nambare se ababyeyi banjye baba bazi basi arambwira ngo wapi ngo ariko ngo ari akantu gato ngo bagusigiye ngo uzahereho ngo bashakishe. turebe ako kantu Aka ngaka imbanza ababyeyi banjye barakundaga gusenga. ntabwo ndi kureba ntabwo nshaka kureba Mm. ntabwo nshaka kureba iyi ni iki ni ishapure Ntabwo ujya usenga se? oya ntabwo nabona nakwishaga mbere ngo ngiye muce bwa kabiri brown uzi ko uri umwana wanjye brown no ntabwo wapfa wansiga njyenyine ntabwo wakongera kunsiga ntabwo nabyemera imana nayo ntabwo yabyemera ibintu ni ibiki nkoze oya brown no brown ngwino mana yanjye nkoze brown mwana wanjye oya wifa tugumane ndacyagushaka brown mana yanjye n'ibiki maze wenda ihekuye oya we ntabwo nakongera kwihekura bwa kabiri mana yanjye ibi n'ibiki nikoreye kutamenya binkozeho kuko mana we gusa ndakora iki koko nanjye ntiyawe nitire we njyane n'umwana wanjye brown ibi ntabwo ari ibintu umaze we uzujya umugore kureba ibintu ntabwo ari byo nishe umwana wanjye bwa mbere nzongera mwishe ese wabyumva yabyumva ate mama ntabwo bibaho se papa brown yagiye n'umugabo wanjye ndamusize nigenda ariko nta kintu abasigaye umugabo wanjye wari yesu we kubabara cyane umugabo wanjye kugira ngo amenye icyabaye ikamwandikira Hermano, we.
Shari? Bruno? Niho kuko muri fata mukaryama mu ntebe? Non, pas possible. Wabaye iki? Bruno? Bruno mwana wawe? Shari? Bamba wapfuye we? Mana y'ijuru bine bikibi mbayeho ko. We. Mana. Ibi ikibazo. Ibi bintu abantu nibo babimwe cyane abantu bari bateze ko. Bruno. Mana we, ndabigeze kuko. Yabazo. Urupapuro seguro. umugabo wanjye nkunda kandi cyane bisemo kwiyahura maze kumenya ko Brown ari umwana wanjye twabanye naramutaye kera ntabwo wari ubizi ariko mbonye nta mpamvu nabaho namaze kwiyekura bwa kabiri nanjye misemo gupfa nkamukurikira wihangane Mana y'ijuru ndabigenza. Alo. Papa Fiyo ntabara hano mu rugo ibintu birandenze ntabara umugore wanjye ariyishe ngo yamaze kumenya ko Brown yari umwana wiwe none ntabara mbabarira rwose. Banguka tera ko twabageza kwa muganga ariko bashizemo umwuka n'ubundi nta kijya bikimaze ariko banguka. Wa mugore ko bera kutamenya yikoze mu ibindi biki byawe umwana wawe. Niko kurumira telefone umumagara Ndebere bibaye. ese abapfirana bose Ndebere bibaye Papa Fiyo. ariko bariya guye Uyu mugore ngo yamaze kumenya ko Brown yari umwana we ariko bamaze kubimenya amaze kumuha uburozi ngabo birigenze gutyo nafata umwanzuro wo kwica. ejo muri tuvuye hano tuje kubasura nibigire dukore Ndeka wo kabyara we ndeka ibintu nabonaga hanga byari bigiye kuzansaza. uze madamu nabyo ngaragira ngo iki Nta kundi nyine kutamenya n'iki ngiki bibyara. umva bareke Suzanne yahuye uvuye mu kazi amagara polisi